so ndumva rero nyakubahwa meya nasoreza hano ndabona wa musore witwa Fabrice hano ngira ngo hari icyo ashaka kuza kugeza ku bateraniye hano simbizi. Fabrice muramuzi wamamaye. Fabrice uraho nagusuhuje mu kivandimwe. Mfata agenda nkajya nandika ibintu byose avuga. Amarangamutima ye yanze agaragaza ko ari umufana wawe aho yanagusabye indirimbo zirenze imwe. Bira byo wabyakiriye ute kuba warimbe abantu bakishima noneho n'umuyobozi governor akavuga ati ndashaka Theo yongera asubire wari wasoje wabyakiriye ute? Ngewe reka nkubwire kira ni ikintu cyo kikwereka ko ubuyobozi bw'igihugu cyacu bukurikirana abaririmbyi Karero nkubwiye ndashaka kubwira abantu biyongoza Theo ngo amerwe nasubire mwisi. Imana niho umuntu guhitinga tujye dutuza akore mu gihe cye. Genda sabura tsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo ugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Ingo zangiza imitungo yabo ugasanga umugabo cyangwa se umugore yafashe intebe ihoraho mu kabari. Urwo rugo ntirushobora kubakwa ngo rukomere kubera ko nta mwanya wo gutekereza urugo rwabo bafite. Nta mwanya wo gutekereza urugo rwabo bafite. Kumenya Imana nibwo bwenge, bwa bwenge bwubaka urugo. Kuva mu byaha niko kwakujijuka kurukomeza. Umugabo najya gusambana cyangwa umugore yatashye mu rugo bigenda bite? Umugabo wagiye gusambana yatashye asanga umugore ahagaze mu kizingiti cy'urugi. Iyi mikoro mfite uwari umwase cyangwa umwuka kuko umugabo yagiye mu byaha. Ibyaha rero ntabwo bikomeza urugo, ibyaha birarusenya. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Umaze kuririmba hano Inyamasheke ku nshuro ya kangahe? Unubwa kabiri? Muri iki giterane n'ubwa kabiri ariko muri Nyamasheke muri rusange nahakoze umurimo w'Imana cyane cyane mu itorero rya DPR igihe kinini hano ku Ityazo. Hari nandi nagiye nibagirwa ariko nko mu Gatare nagiye inshuro irenga imwe. Naragiye nahandi bita mu Bushenge. Mperuka no kuvanga hitwa ku Gatebe. Nagiye ahantu henshi ejo bundi nari ndi ku isoko riri ahantu ku mazi ry'inka ngo mu Rugari riri nabonye ririmo abakongomani. Uri kubona wakiriye ute urukundo abantu bari kuguha rumeze ute? Byari byose hari hashize igihe n'ubundi utazenguruka ngo ngere wegera abakunzi bawe. Jewe ntago nenda guca ku ruhande. Nyamasheke banyeretse urukundo kuva umunsi wa mbere mpagera mu kigo cy'amashuri aho natangiriye. Ahantu hose twaciye turarikira iki giterane abantu twasigaga barira ubona benda nko kurira ngo turagiye. Jewe rero nako baravuga ngo ndagiye bakogeza ngo Theo ariko ndabishimira Imana muri rusange. Banyakiriye neza, njyama neza, njya neza. Hariho n'imidugudu imwe cyangwa insengero zimwe nagiye njyaho bakamana amafaranga. Guverineri w'intara y'Iburengerazuba nawe yarari hano numvisha ari n'umuvuga butumwa mwiza ntabwo nari ahubwo ntaraho najyaga nkajya ngo ni pasiteri kubera ko byandenze nanjye byatumye mfata agenda nkajya nandika ibintu byose avuga. Amarangamutima ye yanze agaragaza ko ari umufana wawe aho yanagusabye indirimbo zirenze imwe. Bira byo wabyakiriye ute kuba warimbe abantu bakishima noneho n'umuyobozi governor akavuga ati ndashaka Theo yongera asubire wari wasoje wabyakiriye ute? Ngewe reka nkubwire kira ni ikintu cyo kikwereka ko ubuyobozi bw'igihugu cyacu bukurikirana abaririmbyi bubazi bukurikirana ibihangano ku buryo uririmba indirimbo ukabona na warayizi wasubiramo nawe agasubiramo. Ni ikintu cyiza, ni umuco mwiza kuba umuntu ari umuyobozi aba afite izindi nshingano. Biriya byakabaye bizwi n'abapasiteri n'abandi bantu ukabona n'umuntu uba muri politike azi indirimbo zawe. Nabyo ndabishimira Imana. Amena. Fabri
Karame. Meze neza? Meze neza nda. Ngabura muzi? Yaga mumva da. Ngo ariko ngo hiti zawe zose arazitwaye. Arazitwaye sinzi icyo ngiye gusigarana. Ariko ni ingendo urasigara. Umwana wari umuzi Fabrice? Fabrice ndamuzi cyane, ndamukurikirana ibiganiro akora, ndanamukunda kuko nimbivuga ngira ngo biraba ari byo wumva z'ubwenge ku buryo ashobora kubarusha abana bose bari mu kigero cye, ngira ngo n'abamuruta. Hari abantu bavuga ngo aranashyanuka ariko oya ntawe ibyo bintu ni ugupfobya, ntago ari byo. Ntago Fabrice ashyanuka, afite ubwenge. Nimba umubaza ikintu akagisubiza neza, akagira n'icyo yidefanda yongeraho, ibyo bintu bifitwe n'abake. Tubonye abishanura nkawe nkurikije imyaka maze muri social media, abantu bamukurikirana kandi bamwereka ko bamukunda, nanjye ndimo. Iyaba twagiraga aba Fabrice barenze umwe benshi. Hari indirimbo yuzi ejo uzamusaba naza, ndashaka ko ejo bakwemereye stage. Nzewe nzamufasha kuyibyina. Uzamufasha kubyina ejo? Yego. Kandi nawe wavuze ko ugomba kuza muri iki giterane, ufite ibihe byifuzo? Gufasha utifashije. Yego. Nimba bavuga ko Imana Yesu yahagije abantu 1000, ibyasigaye bikajya kuri abandi badahaza. Numvaga meze nk'unaniwe ariko ndi kumva bincanze. Nkuri kujya kuruhuka. Ariko nibyo ibyasigaye bakabifashisha babandi. Mperutse gutekereza ko bavuze ngo ubuvungukira ngo ubwongo babushyize mu ntonga 12 bwagiye he? Bwari bukwiye kujya gufasha. Nyine kuba barabukusanyije ni ikimenyetso cy'uko hari aho bwagiye. Ntago tuhazi, uzambariza ababizi aho bwagiye. Nzababaza Fabrice afite icyifuzo cy'uko ngo ejo azaza gusenga ku buryo azaze n'ubu yaje kandi yakoze cyane. Kandi wari wambwiye ko hari n'ikindi cyifuzo ufite, kuko ningere nakubwiye ngo uze kuzamo cyo gusenga kugira ngo Imana iguhe ubwenge ku ishuri utsinde. Uyu yazatsinda ni nk'itegeko. Urakoze cyane, reka twizere ko n'ejo n'ubundi tuzaba turi kumwe nawe, n'ubundi abantu bazakomeza kwishima. Ufite byinshi byo guha abakunzi bawe nk'uko n'ubundi uri kubibaha. Imana iguhe umugisha cyane. Murakoze cyane. Mama Share Yesu ashimwe. Ayimbazwe. Inyamasheke mwivuga butumwa mu giterane cy'iminsi myinshi, uhamaze igihe kingana gute? Naje kwa gatandatu ariko twatangiye ivuga butumwa ku cyumweru. Kuva ku cyumweru ukora umurimo w'Imana? Yes. Bimeze bite guhura n'abantu bo mu cyaro, kubwiriza ibyo byose warumenyereye gukora ivuga butumwa mu mujyi, wegereye abantu bo mu cyaro? Niko bizi? Niko bisanzwe mbibona. Oya, njyewe na mbere yuko Covid iba. Yego. Ivuga butumwa ryo mu cyaro niryo nakoze mu myaka yose, nabaye umuvuga butumwa. Hamwe najyaga mva kuri kaburimbo nkatanga ahantu moto y'ibihumbi 7. Hamwe najyaga kubwiriza nkatega moto nkagenda mvaho kubera inzira mbi. Njyewe rero ndahamenyereye. Iki giterane gifite intego arya nukubohoka? Yego. Urabibona ute? Urabona intego mwazanye muri muvuye Kigali n'itsinda mwazanye? Imana ishimwe. Umwuka nabonye bari abantu bavanye mu mahanga. Iyo abanyarwanda twagiraga ivuga butumwa nk'iryabo. Ejo bundi nakoze ikiganiro mbwira ba bishop na ba apotre. Yego. N'aba bantu birukira gushinga isengero mu mujyi. Birirwa babyinira ku makaro. Abafite inkweto ndende bazice cyangwa bagure bodaboda cyangwa nizo hasi baze dukora umurimo mu cyaro. Ryavuga butumwa ry'Ikigali ndumva rigomba kuba risubitswe cyangwa rigakorwa gake. Ivuga butumwa ririnaha. Bantu binaha ntago babona bigisha bakomeye bafite ibyo kurya, kandi umwana akura kubera ibyo yariye. Rero aba banyamahanga bazanye ivuga butumwa Imana ishaka. Ivuga butumwa ukora ugasohora n'amafaranga. Ivuga butumwa ryo kwaka amafaranga rimaze kugera Imana ahantu. Igiterane cyo gutera inkunga. Yego. Ngo twubake ngo tugire ute? Urabona ivuga butumwa ry'aba bantu n'iry'Imana ishaka. Abantu benshi bamenyera ivuga butumwa ryaka amafaranga. Yego. Ariko niryo twabonye nirisohora amafaranga. Rero kubwira abantu ngo ubabwire Yesu nabaka amafaranga ntago bamwumva neza cyane ko nabo ntayo baba bafite. Ariko kubwira abantu Yesu unabaha amafaranga bamwumva vuba. Rero ndifuza kubwira abakozi b'Imana
abo bavuga ngo ni ba bishop ba apotre nibahindura ivuga butumwa baze bakunje amapantaro baze bajya hano twagiye hano kandi bashaka Imana. Amasharire wabonye abantu bari bazi ko abantu bazi mu masharire n'abantu bakoresha social media cyane kubera ko ari cyo kintu cyazamuye ivuga butumwa ryawe cyane ariko nk'umuntu wari uri naha nejo nabonye abantu binaha bakuzi cyane yego baranze wabyakiriye ute ko hagira ukabona abantu baho barakuzi kuba banze ntago byantangaza cyane kuko nge nabanje no kubanyuramo mbere yuko njya kuri social media nagendaga nkora ntumirwa ahantu hatandukanye mu biterane ariko ntangiye nyine kwamamara barushaho kumenya narabyishimiye n'ukuntu barabikurikirana n'udafite telefone ajya kuyitira bagakurikirana indirimbo ijambo ry'Imana kandi ikintu nababone barashaka gukizwa ejo mu giterane umusinzi yaraje apfukama imbere yacu aravuga ngo kuba mbonye Theo uyu ni mama wanjye avuga nge uyu ni mama ndahita nihana ameza aryo aravuga ngo uhere none asinzongera kwiba amatelefone y'abandi niwe wabyivugiye yego ngo none abantu bakatwongorera hati ni mwitonde icyo ni igisambo ini ni mumureke niwe wabitwibwiriye nta wamweretswe yaraje avuga ati nge ndiba nta muntu wari wamuhagurukije dusanga twari twiyicariye mu ihema ngewe ndi umusambanyi avuga n'icyabimuteye aravuga ngo arashaka gukizwa ngo ubwo yatubonye aha hari abantu bakora ibyaha byinshi ariko bashaka gukizwa banitabira nicyo nabakunda ntibashaka no gutaha usa ntubabona yego Imana kandi bakunda nayo izabakunda yego noneho ukomoje no kuri Theo wabonye uburyo Theo yakiriwe naha rero nkubwiye ndashaka kubwira abantu biyongoza Theo ngo amerwe nasubire mu isi Imana niho umuntu guhitinga tujye dutuza akore mu gihe cye imbaraga z'Imana ziri muri Theo cyangwa nimba Imana amubwita mwana wanjye aho uzakandagiza ikirenge hose nzahakugabiza niko bimeze kuri Theo twaragendanye yageze aho twageze kwa gatandatu mu gitondo twe tuhagera ni mugoroba kuva iyo minsi yose mu misozi twagiye nindi kumwe na Theo Theo arahagarara nkaha abantu ibihumbi utabara bagahita bamuzenguruka Imana yamuhaye igikundiro umusinzi akaza tumva mwana muhungu waje nkumva kuri radio ariko naje utubari baradufunze baza birukanka n'amacupa urabona mba ndi no muri protocole bakaza ati Theo arongera aririmba natongera kuririmba muzane ibibazo biraha Imana yamuhaye umugisha Theo bose babireba imuha umugisha wo gukundwa n'abantu kandi n'indirimbo ze nubwo bavuga ngo zicyurira abantu aririmba ubuzima bwacu nta nkuru zirimo ngo zicyurira bifite reka mbabwire ibyo bintu ababivuga ni bamwe bagira ni babandi nyine zipika ariko umuntu uzi ko atamupika nk'ubu ngewe yavuze ngo buzacya mpita nibaza abantu bavugaga ko nge butazacya iyo avuze ngo ntejo bugacya bukongera bugacya nyine nanayiririmba nkabwira abadashaka ko nge bucya ko buzacya nejo bugacya bukongera bugacya nyuro zirimo umuntu agira impano ye kandi ibintu aririmba biri mu bantu Mama Sharire reka ngushimire cyane n'ikindi kuba ubuyobozi bunashyigikiye ivuga butumwa yego nicaye hagati y'abapolisi n'abasirikare ibintu byaryoshye na ba meya na guverne bose barahaguruka barabyina ndavuga nti ariko Yesu burya waragafashe bavuga ngo mwaragafashe ko ni mutuze Yesu yaragafashe amen babyinnye abayobozi ubona ko ibi bintu biri mu Imana numva nanarira noneho nifuza abantu bazaza tukajya dufatanya ivuga butumwa ry'ubusirimu ryo mu makaro turireke tumanuke tujye mu cyaro hahandi bagusaba kwambara inkweto ngufi cyangwa na bodaboda dukorera Imana kuko umurimo urahari kandi ikindi abantu bagabanya ivuga butumwa ryo gusaba amafaranga kwinjira naya dufite igiterana nibaza nivuga butumwa ryo kuyatanga iyo umuntu muguriye mituwere iyo umubwiye Yesu amwinjiramo yirukanga amen aho twakoze umurimo hano ruguru gato ya haturi
batanze imiceri batanga isabune mbese bafasha n'abantu ikindi nabonye nakunze ni ukuntu bafashije abantu ntibabifotore ngo babijyane kuri kamera mbonereho umwanya wo kubwira abantu bafotora hari abantu babifotora kandi babikoramo akazi abo barabyemerewe kuko barabifotora bakabikoramo akazi n'Imana irabizi ko ariko kabatunze ariko muntu utanga kawunga ukajyana kuri televiziyo abo wagahaye tuvugishije ukuri nanjye ngira bama umpaye ukajya kuri kamera byambabaza mukora ivuga butumwa ryo mwibanga umugabo wamuguriye umuceri ukamuzana kuri kamera ubu mushujuguje burya nta muntu ukunda ko abantu bamenya ko yagaburiwe buri wese akunda ko ari we Imana rero ibaho umugisha tuzasubukura urakoze cyane mama Sharemani guha umugisha igukomeze muri rivuga butumwa ubwo hasigaye iminsi ngahe harya uri naha tuzataha ku cyumweru cyangwa ku wa mbere okay urakoze cyane yes tuna abanza hanyuma hiringize gusoza dushimire meya kubera ko niwe dusabiye sibyo niwe dusabiye rwose Imana imuhereze umugisha uwo bose babireba aririmba hanyuma hiringi nayo baze ku ndirimbo wateguye bose babireba meya asabye bose babireba
ayayaya ogaruye mbere icyubahiro amaboko n'imbari mazima bose babireba icyubahiro cyawe ugirire babireba uzashima bose babireba uzayihumure bose babireba icyubahiro cyawe ugirire bakureba harayandi macu warusigaranye bose babireba uzashima bose babireba uzayihumure bose babireba icyubahiro cyawe ugirire bakureba badushyirire n'ivuga ngo haleluya ibigeragezo sikarande kandi sinubure kubaho nabi sikarande kandi sinubure si umugabane wagabanye ibyago bikokame ujya imana igi ayo warize wayahozwa ibigeragezo sikarande kandi sinubure kubaho nabi sikarande kandi sinubure si umugabane wagabanye ibyago bikokame ujya imana igi ayo warize wayahozwa hari igihe uba mu kigerageza gikaze abantu bakakuvuga ngo urajya hehe bakakuvuga bamurana ntiguca ariko bugacya bukongera bugacya n'ejo bugacya hari igihe uba mu kigerageza gikaze abantu bakakuvuga ngo urajya hehe bakakuvuga bamurana ntiguca ariko bugacya bukongera bugacya n'ejo bugacya reka dukomere imana yandi mashyi tuyumve iyo uri mu bibazo abantu ntibakuvugisha nta n'umuntu uba yaguciye akarurutega kuko benshi baba bifuza kutabivamo ariko imana ihagukuye bati ntabwo twaragusengeye cyane iyo uri mu bibazo abantu ntibakuvugisha nta n'umuntu uba yaguciye akarurutega kuko benshi baba bifuza kutanabaho ariko imana igutabaye bati ntabwo twaragusengeye cyane bakakuvuga ngo urajya hehe bakakuvuga bongorera ariko bugacya bukongera bugacya n'ejo bugacya hari igihe uba mu kigeragezo gikaze abantu bakakuvuga ngo urajya hehe bakakuvuga bongorera ntiguca ariko bugacya bukongera bugacya n'ejo bugacya ababishaka bakomera imana yandi mashyi tuyumve uyu munsi barakuvuga ukabura ukubwira baraterana bakavuga kuri ikibazo nawe bakubura amaso ukabura aho kunyura ariko dore imana ije gucira inzira izo ngorane utahamagaye ziragira iherezo uyu munsi barakuvuga ukabura ukubwira baraterana bakavuga kuri ikibazo nawe wakubura amaso ukabura aho kunyura ariko dore imana ije gucira inzira izo ngorane utahamagaye ziragira iherezo ayandi mashyi hari igihe uba mu kigerageza gikaze abantu bakakuvuga ngo urajya hehe bakakuvuga bongorera ntiguca ariko bugacya bukongera bugacya n'ejo bugacya ujya uzamura amaboko yose y'imazima ikigerageza gikaze abantu bakakuvuga ngo urajya hehe
genda saba uratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo